nsanzwe mbibagezaho ni Professor Baudouin. Nk'uko musanzwe mubibona, nsanzwe mbigisha uko bakora isabune. Aka kanya rero nabateguriye ubundi bwoko bw'isabune tugiye kwigaho. Munkurikire murebe iyo sabune tugiye gukora. Isabune nziza cyane kandi isabune igezweho, ni isabune ikunzwe. Muri make rero ngiye kubabwira ibikoresho cyangwa se chemical product dukenera tugiye gukora iyi sabune yacu, dukoresha twifashishije mu bikoresho bitandukanye: nitrosol, glycerine, polypurine, electrolyte, vitamine E, perfume. Ngiye kubabwira rero quantity cyangwa se ingano ya za produits chimiques tuzakoresha mu gihe tugiye gukorera sabune yacu. Nitrosol amagarama 20, glycerine mililitiro 60, glycol mililitiro 60, electrolyte akayiko gatoya, vitamine E mililitiro 10, perfume mililitiro 5, kara tuzakoresha nabwo akayiko gato. Ibyo nibyo bikoresho tuzakoresha cyangwa se produits chimiques. Dore ngiyo nitrosol, ngiyo glycerine, tuzakenera glycol, dukenere electrolyte, dukenere vitamine E, twongere dukenere kara tuzakoresha akenshi iyo tugiye gukora iyi sabune yacu. Dukenera kara y'ubururu kuko niyo igaragara neza mu gihe tugiye gukora iriya sabune. Tuzakenera na ka perfume, tuzakenera noneho mililitiro 1.5, litiro 1.5 y'amazi niyo tugiye gukoresha twifashisha gukora iriya sabune. Noneho tuyisuke mu iriya ndobo yacu nk'uko mubibona. Nyuma yo gushyiramo litiro 1.5 y'amazi, tugiye kongeramo nitrosol. Nitrosol rero turashyiramo utuyiko 3 tuze kongeramo akandi mu gihe iriya sabune yacu yenda kwegerana. Nitrosol ni nziza cyane ku isabune kuko niyo ikoreshwa cyane mu gihe tutakoresheje indi produit chimique bita ungara cyangwa se sulfonic acid. Nitrosol ni imwe muri produit chimique twifashisha tugiye gukora iyi sabune. Ubundi iyo dukora amasabune, aya masabune y'amazi, hari amaproduit menshi dushobora gukoresha agiye atandukanye ashobora kuguha resultat ya sabune. Ariko niba dufashe amazi tukongeramo nitrosol, hari indi produit chimique twakagombye kuba dukoresha, tugafata ariya mazi tukongeramo ungara, tukaza kongeramo na sulfonic acid. Ariko ungara na sulfonic acid ntabwo tubikoresheje, ahubwo duhisemo gukoresha nitrosol. Turaza gushyiramo na vitamine, turaza gushyiramo na electrolyte. Izi ngizi ni produit zidufasha gutuma isabune yacu ikomera kandi iboneka ku buryo bwiza cyane. Nk'uko mubibona rero ahangaha turimo turavanga. Uravanga iyo ugenda wongeramo iriya nitrosol, ugenda ushyiramo gake gake, akayiko gake gake ka nitrosol uko tugashyiramo ni nako tugenda tuvanga kugira ngo iriya nitrosol ibashe kwinjira mw'ariya mazi. Kandi uko ugenda uvanga ni nako bigenda bifata. Murabona ko twongereyemo glycerine muri ya sabune yacu cyangwa se muri ya solution yacu ifitemo nitrosol. Iyi glycerine nayo ni ubundi bwoko butuma iriya sabune ibasha kugenda yegerana. Urabona ko ndimo mvanga, uko ngenda mvanga ni nako iriya sabune yacu igenda yegerana cyane. Murabona ko ngiye kongeramo na glycol. Iyi propylene rero nayo ni imwe muri produit chimique dukunze gukoresha kugira ngo iyi sabune ize kunoga. Ninoga niho iyo tugenda tuyikoresha wumva itagufataho cyangwa se ngo wumve hari utuntu tutubuye twagiye tugenda dusigaramo. Mwibuke ko muri solution yacu harimo nitrosol, glycol, glycerine, byose tugiye kubivangira hamwe. Nyuma yo kubivangira hamwe, murabona ko ya sabune yari yagiye ifata cyane.
nawe ugenda ubyumva mu maboko. Uko ugenda ubyumva mu maboko, uko ugenda ifata cyane, ni nako ugenda wongeramo amazi amazi amazi, kugira ngo ibashe kuza kuba iri mwayene, cyangwa se ntifate cyane imere nk'ubugari. Urabona ko nongereyemo amazi kugira ngo iriya sabune yanjye ibashe kwegerana ariko iri mu wayene, nabwo itaba idakumbagaye nk'ubugari. So urabona ko ndimo mvanga, I still mixing my soap until it become soft. Ndavanga ndavanga kugeza igihe iyi sabune yanjye nanjye ngenda mbyumva mu kaboko ko hari impinduka ziri kugenda zibaho. Ndavanga muri direction zose nshaka, nashaka nagenda left nkagaruka right, ariko nkumva ko isabune yanjye ndimo ngenda nyivanga neza, kandi uko ngenda nyivanga numva bigenda biza. Ngiye kongeramo rero electrolyte yanjye, nimara kuyongeramo ndashyiramo akayiko hariya kamwe nonaha, kugira ngo mbashe numve, kubera ko electrolyte ibisaba ko hagenda hajyamo gake gake. Uko nshyiramo gake ni nako ngenda nongera kuvanga, kugira ngo iriya electrolyte ibanze yidisolve, cyangwa se ibanze yinjire mu iriya sabune nakoraga. Uko nshyiramo gake ni nako ngenda sitiringa, nkavanga nkavanga kugeza igihe iriya electrolyte yanjye yinjiriyemo. Iyi electrolyte ijya kumera nka caustic soda, kuko nayo ifite imbaraga cyane. Akayiko kamwe konyine kugira ngo kinjiremo hariya, bisaba kubanza kuvanga ya yindi ya mbere nashyizemo, kugira ngo kabashe kinjire kadisolvinge za soliti zose nagiye nshyiramo imbere. Sinzi niba mwibuka ibintu twagiye dushyiramo. N'ubu none ubu ngubu nyuma yo kubivanga ubona ko bimaze kunoga, ngiye kongeramo vitamine E. Iyi vitamine E ndashyiramo kariya kantu mubonye, cyangwa se nshobora gupima kava, iriya kava ya kariya gacupa nkakamenamo hariya mu iriya solution yanjye. Iriya vitamine E ni ituma isabune ibasha gutangira guhumura ukuntu, cyangwa se ukumva ko na za bagiteri na za microbe, cyangwa se udukoko twari turimo hariya dushobora kwica uruhu rwacu, iriya vitamine igenda itwica kugira ngo isabune ibashe gutungana. Ngiye gushyiramo rero na ka perfume nayo ndashyiramo igitonyanga, kuko perfume nayo iyo ushyizemo nyinshi yirapika cyane. Gerageza gushyiramo mu wayene kugira ngo ya sabune ngiye gukora ibashe kuza kugenda neza. Reka nongeremo akandi ka perfume. Impamvu nongereyemo ni uko iyo nari nshyizemo bwa mbere itari ihagije. Niho hahandi iyo ufunguye akajerekani k'isabune, cyangwa se kariya kahandi wahosha k'isabune, iyo ugafunguye cyangwa se urimo uyikoresha wumva ifite impumuro nziza cyane. Aha ngaha rero ka perfume ushobora gufata nka lemon, cyangwa se ubundi bwoko bwa perfume wumva biguhumurira neza, cyangwa se bizagirira abakiriya umumaro. Ku rundi ruhande rero ndafata akabase gatoya, cyangwa se agasahani gatoya, mvangiremo ya kara yanjye, noneho kugira ngo ninza kuyishyira muri ya sabune yanjye bize kwita ko byidisolva, cyangwa se irire yabara rihita ko ryinjira muri ya sabune bitagoranye. Murabona ko namaze kubishyiramo, ndimo ndavanga, ndimo ndabivanga kugira ngo iriya kara ibashe kwivanga na za solution zose nagiye ngenda nshyiramo. Sinzi mwese niba munkurikiye cyangwa niba mureba video ndimo nkora uburyo iyi sabune yanjye iboneka. Sinzi niba mubireba, murabona ko isabune yanjye yatangiye kuba umushongi. Dukora isabune nziza izakundwa ku isoko, kandi abakiriya bazumva ko ari isabune ifashe inoze, nta mpamvu yo gukora ya sabune icikagurika y'amazi imeze ukuntu. Murabona rero ko isabune yanjye imaze kuba ready. Ubu ngubu yakoreshwa, ubu wayijyana ku isoko bakayigura, ubu wayiha abantu, mbega mukaba mwayikoresha uko mushaka. Ndarangije rero, ndabashimiye kuba mwankurikiye mureba uko dukora isabune. Bye bye, naho ubutaha, murakoze cyane.